Ubuzima bwacu ni impano ndetse n'ingabire twahawe ku buntu. Si ibyo gusa kandi ni umurage wagenewe buri wese kugira ngo awukoreshe ibikwiriye. Ariko nyamara nubwo abantu bitiranya ibintu, ubuzima si ukuba umuntu ahagaze cyangwa ashobora gukora ibintu runaka kubera ko anyeganyiza ibice by'umubiri we, ahubwo ubuzima ni uburyo umuntu akoresha nyine ubwo bubasha afite noneho akagira ibyo akora. Burya hari n'abariho batariho. Rimwe wumva bavuga bati uriya yapfuye ahagaze, abandi bati yewe uriya ni nyakwigendera. Ese ko babibwira umuntu uriho babiterwa n'iki? Mu buzima habamo byinshi: kuvuka, kurerwa, gukura, gukora ibikorwa mu gihe umuntu amaze kugira ubwenge ndetse bikanarangira apfuye. Ibi byose nibyo twita ubuzima. Bityo rero ubuzima ni nk'inzozi. Kwibeshya no kumenya ukuri, urukundo ndetse n'urwango byose bishyingurwa ahantu nyuma y'igihe kirekire, bigashyirwa ahantu mu ibanga, bigatuza kandi nyuma bikazibagirana burundu. Dukora iki? Twagakwiye gukora iki? Tugomba gukora iki? Nyamara hari n'abitwaza urukundo ngo barimo gushaka ubuzima. Ni ukubera iki? Reka nongere ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube IMIRASIRE TV, ndetse nawe utarayikanda ariko ukaba udukurikira mu bundi buryo, ariko mwese mukaba mukunda inkuru, mugakunda n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Niba wibuka igice cya 64 cy'iyi nkuru urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, uribuka ko cyarangiye ubwo Adurise ndetse na Asha na Leya bari kumwe na Arikimu Makabe bagasohoka mu cyumba, nuko bihuta kugira ngo badasanga Max yarambiwe. Max Asha yarambiwe akigendera, ubwo banyuze muri koridoro yerekeza muri salo, bakigeramo barikanga bagwa mu kantu baratungurwa. Reka nkwibutse ko nanone iyi nkuru tuyitangira twayitangiye umusore Lucas ariwe urimo kuyitubarira ndetse arimo kutubwira amateka umusaza yitaga papa we ariko atari papa we, Arikimu Makabe yari arimo kumubwira. Bivuze ngo aya ni amateka Arikimu Makabe yanyuzemo kuva akiri umusore kugeza abaye umusaza, akaba yari arimo kuyabarira umusore Lucas. Reka nkwibutse wowe twatangiranye iyi nkuru, uribuka ko iyi nkuru twayitangiranye ubwo umusore Lucas yari amaze kuva kureba sheri we Angele, akaba aribwo agera mu rugo. Yagera mu rugo agasanga umusaza Arikimu Makabe aje yihuta cyane ndetse ameza nabi, akamuryamisha ku gitanda. Yamara kumuryamisha ku gitanda, Arikimu Makabe agatangira kumubwira amateka yanyuzemo ako kanya. Bivuze ngo ayo mateka niyo tugikomeje kumva. Arikimu Makabe umusaza wari umeze nabi cyane ndetse aryamye ku buriri, yari arimo kubwira uyu musore Lucas. Uyu musore Lucas akaba ari nawe nyine urimo gukomeza ayatubwira. Niba rero warasigaranye amatsiko yuko ibyakurikiyeho byaje kugenda, uyu ni wo mwanya kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 65. Reka nkwibutse ko niba utarakanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube IMIRASIRE TV, reba hano hasi urabona akabuto gatukura kanditseho ijambo subscribe, ugakandeho. Ukimara gukandaho urahita ubona n'akarango k'inzogera kaza iburyo nako ugakandeho, kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ndetse n'ibindi biganiro tubagezaho umunsi ku munsi ujye uhita ubibona bitakugoye. Reka nere kwirirwa ngutindira rero twumve ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma. Umusaza Arikimu Makabe yarakomeje arambwira ati Lucas, nuko njye na Adurise ndetse na Asha twasohotse mu cyumba vuba vuba twihuta ngo tudasanga Max Asha yarambiwe akigendera.
ubwo twanyuze mu gakorodoro kerekezaga muri salo, tukigeramo turikanga tugwa mu kantu turatungurwa. Nta kindi cyari kidutunguye nuko twasanze abanyesuku b'Amakabe Hotel ndetse na televiziyo barangije gusukura aho mu nzu, bamaze gusubiza ibintu ku murongo, ubona ko babitondetse neza, keretse bimwe byaboraga kubera ko byari byamenetse. Birumvikana ko bagiye kubijugunya. Njye na Adurise twarabyitegereje duhita tubona ko mu nzu hatikiriyemo ibintu byinshi cyane ku buryo hakenewe ibindi bishya byo kubisimbura. Ako kanya abo banyesuku bahise basezera Max Asha, abashimira cyane, mpita mbona ko ari wowe wabatumyeho. Ako kanya bagisohoka, Max Asha yahise ahindukira abona uburyo dufatanya agatoki ku kandi, ahita aseka cyane. Ndavuga nti ese ko tureba ugaseka bigenze bite? Max Asha araseka maze arambwira ati ubu nibwo mwamwara gukinana n'uwo mugore wawe? Ndamusubiza nti mbega wowe uranyumije kabisa, urumva ibintu uhise utekereza koko? Aransubiza ati oya, ikinsekeje ndimo kwibaza ukuntu mwakiranaga ako kana kabareba. Ndavuga nti kutureba hari icyo bitwaye se ko nta kibi tuba dukora? Max Asha aransubiza ati ngo nta kibi muba mukora, none se muyobeye ko biri ari ibanga rya babiri? Ibaze mutinyuka gukinira iriya mikino imbere y'umwana ungana utyo, ikibazo mwaba muteza hanze kweri? Ndamusubiza nti ikihe kibazo se kandi? Max ati icyo mutumva ni iki? None se mutekereza ko uwo mwana abonye imikino mukina nawe atajya gushaka abo bari mu kigero kimwe nawe bakayikina? Max Asha nahise mubwira nti reka nawe wibikabiriza, urumva ibyo bishoboka gute ataramenya no kuvuga? Ubwo si imitoma yayivuga gute? Gusa uransekeje ntubuze byose, nabonaga uburyo utuje udapfa kuvuga nkagira ngo ntabwo uzi kuganira bigeze aha, mbega uburyo ushyenga. Max Asha yaransubije ati Makabe, oya ntabwo ari ugushyenga, wibyite gushyenga, ni impamo kuko wansizaho umbwira ko ugiye kureba umufasha wawe, ariko uburyo watinze byatumye nibaza niba ari amahoro, bituma nza nkurikiye korodoro wanyuzemo kugera imbere, ntungurwa no gusanga uwo muri batatu mufatanye nk'urugi, bafatanyije n'ipata cyangwa urugi bafungiyeho ingufuri, dore ko n'ubundi mwari muhagaze mu muryango bigaragara ko mwawufunze. Ibyo kubibona nanze kubabihiriza no kubarogoya, ngaruka hano muri salo. Max Asha nahise musubiza nti yawe ni ukutubabarira, twagutereranye kandi uri umushyitsi, gusa natwe ntabwo ari uko twabishatse, ni uko nabanje guhumuriza uyu Adurise kuko hari ibisigisigi by'ibyamubayeho. Nawe wamenye mu kanya byari kibase umutima we bigatuma yikingirana. Ni ukuri ntiwumve ko ari ukutakwitaho nk'umushyitsi cyangwa tutazi kwakira abashyitsi, dore ko ari naweho mushyitsi wa mbere udusuye mu rugo rwacu. Lucas ako kanya twahise dusatira Max Asha Adurise w'isoni zari zamwishe kubera ibyo yari atuvuzeho, adusezerera bituma anyihishaho yipfutse mu maso. Tumugezeho mpita muhereza umwuzukuru we Asha, nawe aramwakirana ubwuzu n'impuhwe z'igisagirane za zindi za kibyeyi. Adurise nawe ibyo udusona byikuramo, yipfukura amaso ngo amusuhuze bagihuza amaso, atungurwa cyane avuga ati ndarota, uyu ni Max Asha mbona imbere yanjye. Max Asha aramusubiza ati tuza umutima, ni ngewe mukobwa w'intwari. Adurise ahita amubwira ati none se ko mperuka ufunze burundu n'ubujurire nari natanze bakaba bari banze kubwakira, nyuma yo kwisanga bo ndega ari bo ndegera bagahita babanterereza bakajya kundoha mu ruzi rwa Yorodani, wasohotse gereza biciye mu zihe nzira? Iz'ubutabera, gutoroka, ruswa, gucikishwa? Mumbwire byaciye mu zihe nzira ngo wongere kubona izuba? Max Asha yahise amusubiza ati byaciye mu nzira z'icyo bise igipfunsi n'umugeri bya Chairman Makabe, kuko ari byo byamfunguje nkongera kubona izuba n'akayaga gahuhera gatanga umutuzo, nkongera kubona ka gacu kabundikiye amahoro n'umucyo usesura umutima wanjye ukongera ugacya. Adurise ati oya ntibishoboka, ni ukuri. Ubwo ushatse kuvuga ko Makabe umugabo wanjye yateye kuri gereza agakubita abacungagereza n'umukuru wa gereza akagucikisha?
iyo nzira mwaba mwakoresheje ko numva idatunganye, ni ukuri ndumva irimo ibyago nk'ibyaya nzira y'igihogere yo ku munsi w'imperuka izaba yerekeza mu muriro utazima. Ni ukuri ndumva mpangayitse kuko mwembi muraza gufatwa twisange tubuze byose nk'ingata imennye. Max Asha yaramusubije ati humura tuza umutima mukobwa w'intwari, byose byaciye mu butabera nta tegeko twishe, uko byagenze kugira ngo mve hariya ni bwa buntu bw'Imana ibirebera abarengana idahumbya yamfunguje ibicishije mu gipfunsi n'imigeri bya Ceyamani ari kimumakabe rwose. tuzureke kwiheba utereza ko umugabo wawe yakoze ikosa ryo guca inzira z'ubusamo za zindi zidafite aho zihuriye n'ubutabera, naho ubundi uko byagenze ngo mve muri kuri ya kuzimu ngo garuke ubumuntu nuko Lucas. Max Asha yabwiye Adurisi uko byagenze kugira ngo igipfunsi cyanjye kimufunguze, ubwo yamubwiye byose n'inzira byaciyemo nk'uko yumvise mbibwira wa mupolisi. Max Asha yarangije kuvuga Adurisi mba mutima zamurenze, ako kanya ahita azamura amaboko. Max Asha arahaguruka barahoberana byiza cyane, bamara akanya batararekurana, bya bindi byo kumva ko ngomba kwiharira Adurisi njyenyine byatumye numva akantu k'agafuhe ntazi aho gaturutse karanzamukanye, nuko ndavuga nti mugeze aho se, urabona mudatangiye kurengera kweri. Lucas ako kanya bahise barekurana. Adurisi afite twa dusoni duhora ari umutako kuri njyewe. Bakirekurana nahise nigaya nditukakura kubwo kurangwa n'ifuha ridashira ndetse ridafite aho rishingiye, kandi mu by'ukuri nta n'akanya kari gaciyemo. mu by'ukuri nubwo nari mbivuze mu buryo bwa burage cyangwa gushyenga, ariko ku mutima kari karimo. gusa nanone nta kintu kidasanzwe nari gutekereza kuri Max Asha wabaye inkoramutima ya papa. nuko ari ka kageso karanga abagabo bose ko kumva batabona abagore babo nta wundi mugabo basekera cyangwa ngo bahoberane byimbitse, kabone niyo yabasekera musaza we bavukana. nabwo abagabo bagiramo agafuhe, icyiza cyabo bo barijijisha ntibabigaragaze, ntabwo ari nk'abagore bahita bavugira aho ngaho. Max na Adurisi bakimara kurekurana, Max Asha yahise avuga ati mbega ifuhe ry'umugabo urahawe, ko mperuka abagore aribo bafuha, abagabo bize gufuha ryari? uzi ko kuba nari gereza nari naracitswe byinshi kweri sha, kuba gereza ni ukunyagwa zigahera kabisa ndabibonye. Max Asha nahise musubiza nti reka njye ntabwo nafuha bigeze aho ngaho. mpamvu nuko nabonaga uwo mwana ufashe muri kumwiciramo, kandi ari uzicumba igihe uzaba waravunnye akagongo warashaje. ubu se nafuha ngafuhira nawe koko? ibyo tubireke, ahubwo mbwira ukuntu watinyutse gukoresha abakozi akazi ko kuza kunkorera isuku kandi bitari mu masezerano bagiranye n'abamakabe hoteli ndetse na televiziyo. Max Asha yahise ansubiza ati nyine nyuma yo gusanga wowe n'iki kibasumba cyawe mwibereye mu yindi si, nagarutse ndicara kubera irungu ntangira kuganirizwa n'umunuko w'amaraso n'indi myanda yari yuzuye hano mu nzu. ntekereje mbona mutarahasukura ngo mubivemo, nuko mpitamo kujya kubwira bariya abakozi bakora isuku baraza barahasukura barahakesha. naho ibyo guhangayika wumva ko nabakoresheje imirimo itari mu masezerano yabo, humura nzabihembera kuyo nzikurira mu mufuka. ndamusubiza nti wakoze nukuri, gusa reka kwigora nzabihembera. Adurisi ahita avuga ati mwakoze cyane Vice Chairman, ko mbona se musa n'abananiwe tubakiriza iki kibamara inyota. Max Asha ati niba hari ka whisky gakonje bari kunzanira wagira ngo wamenye ko mvanye muri gereza icyaka cy'imyaka irenga 100. uzi ko umuhogo wumye nk'ibyatsi byo mu butayu. Adurisi yarasetse maze aravuga tuzi ko ari byo koko, buriya umuhogo wumagatanye kubera igihe gishize udafata ku mazi. Max Asha aramusubiza turabivuga urabizi, ugira ngo hari ikintu kidasukika natamiraga ngo kimanuke ntabanje kuwuhira? oya nako kuwubobeza manuro umucucu nakumbagurikagaho muri gereza, ahubwo ihute icyaka kitaranangura ngapfana ibyifuzo. Adurisi yahise avuga ati yawe reka nihute sheri, wowe ndabizi ni ka divayi. Adurisi ndamusubiza nti oya mugore mwiza, ndebera gatobe kuko ndi kutunini muganga yampaye two komora izi nguma n'udusebe, ahubwo uzuzanye n'amazi yo kutunywesha
ko nibagiwe kutunywa. Lucas. Ako kanya Dulce yahise ahindukira n'ubwira bwinshi muri ya ntambuko y'inyizihiye bivanze n'imiterere y'ikimero cye cyiza gisusurutse umutima wanjye ugasabwa n'umunezero. Noneho kubera ubwiza bwe buhebuje byose gukundwa no guhangwa amaso byatumaga mbera nk'agatako bose bishimira guhanga amaso bakakitegereza ubutarambirwa, kuko uko yagiye niko njye na Max Asha twamukurikije amaso kugera arenze. Ako kanya Max yanga kunigwa n'ijambo ry'iby'amaso ye yari amutegetse kuvuga bitewe n'ibyo yari abonye, ahita ambwira ati Makabe, uzi kureba ndemeye kabisa, mbega umugore mwiza, ni ikirori ndakurahiye, ndamugushimiye rwose, nta nenge wamubonaho. Gusa bya bindi bavuga ngo nta mwiza wabuze inenge mbonye ku mugore wawe ni uko ari mwiza cyane birenze urugero, ni ukuri ubwiza bwe burenze igipimo. Max Asha nahise musubiza nti have reka udakora ikosa bakagusubiza muri gereza, ko mperuka ubwiza bw'umugore bumenywa n'umugabo we wowe ubwiza bw'ubumenyi uti. Max Asha yarihigimye maze arambwira ati ubwo se utabonye ubwiza bwe waba ubona iki ko ahubwo waba ufite ikibazo cy'amaso? Harya ngo nta mugabo wemerewe kuvuga ubwiza bw'umugore utari uwe, umugabo we yumva rwose. Humura njye mbivuze nk'umukazana wanjye. Ndamusubiza nti arega nanjye mba niganirira ntabwo mba nkomeje. None se ko abagabo banga ko bavuga ubwiza bw'abagore babo, buriya iyo bavuze ko ari babi nibwo bibanyura? Max Asha aransubiza ati nibyo bibanyura, kuko bituma umugabo agira icyizere ko nta wundi mugabo wararikira umugore we ngo amuce inyuma, ariko iyo azi ko ari mwiza ahorana igishika n'impungenge ko bashobora kumumutwara, bigatuma ahora aryamiye amajanja nk'umucuruzi uba acungacunga ko nta wamuca muri humye akamutwara zahabuze. Narasetse maze Max Asha ndamubwira nti aho urambeshye noneho kabisa, kuko ibyo uvuze ntaho bihuriye n'ukuri, kuko birazwi ko abagabo bose bashishikarira gutaka abagore babo babatanaga ngo bagaragare neza, ku buryo bashashagirana aho banyuze hose bakagenda barabya imirabyo y'ubwiza bwabo, maze yabona abo bahuye bahindukiye akirya icyara avuga ati mbarusha umugore sha, akumva yishimiye no guhora muratira abandi bagabo abereka ko abarusha umugore ufite ubwiza buhebuje byose gukundwa kandi n'ubusanzwe. Bavuga ko kurusha umugore aba kurusha urugo, naho impamvu bitemewe kuvuga ubwiza bw'umugore imbere y'umugabo we nuko babisanisha no kuba waramuciye inyuma ukaryoshya n'umugore we ku buriri ukabuje kumwishongoraho umwereka ko nawe yabonye, nawe wabonye ubwambure bw'umugore we, bityo bikaba bivuze ko umukobwa wamaze gushinga urugo nta wundi mugabo cyangwa umusore wemerewe kumubwira ko ari mwiza, kuko uwabatanze kubona ubwiza bw'aba yararangije kumushyira mu mago. Ikindi haba harindwa ko umugore akumbura bya bihe bya kera akiri inkumi, yirukankwaho n'abasore benshi bamusabaga urukundo bose baririmba ubwiza bwe. Bityo iyo umugore amubwiye ko ari mwiza kandi umugabo we adaheruka kubimubwira, ahita yumva ko umugabo we atakibona ubwiza bwe, bigatuma yishimira uwo mugabo umwibukije ko ari mwiza, bikarangira mumuhembye kumuha ubwambure bwe ngo aramwereke bwa bwiza yamubonyeho, ugasanga urugo rusenyutse gutyo. Max Asha yahise ambwira ati nibyo ubivuze neza, kandi ibyo uvuze ni ukuri kw'impamo, kuko igitsina gore cyose kuva ku mwana kugeza ku mukecuru bose bakunda ibintu byo kubavuga imyato y'ubwiza bwabo, bityo akaba ariyo nzira abasore bakoresha kugira ngo bafatisha umukobwa, aho baza bikoreye umuzingo w'imitoma ku buryo umufatisha burundu. Ariyo mpamvu abagabo b'abashurashuzi uzasanga bafatisha abagore b'abandi mu kubabwira ko ari beza, bambaye neza, bateye neza, bavuga neza, baseka neza, bareba neza. Bakwibuka ko abagabo babo batabibabwira bagahita batwarwa n'iyo mitoma y'ubugoryi, bagasanga batangiye kwandavurira kuri abo bashurashuzi. Lucas. Ako kanya tukiganira Dulce yaraje duhita duceceka twese, njyewe Max na ka Asha ntawe ubwiye undi, tumuhanga amaso. Uko Dulce yakavuye yafashe iparato iriho amacupa abiri n'ibirahure bitatu, yabonye uburyo twamuhanze amaso bituma agira isoni, akitugeraho ahita nkubita agashyiko ku mugongo avuga ati ukuse murimo kureba iki? Dulce akimara kunkubita agashyi nashatse kumwishyura arakwepa ndahusha. Umuntu wansetse mbere ni Asha,
wahise avuga ati yo papa urasebye. Ako kanya Max nawe aheraho bamfatanya kunserereza. Max arimo kubwira Ashu utuntu two kunserereza ambwira nawe akadusubiramo. Adurise we yatangiye gufungura amacupa n'udusoni twiza asuka mu birahure byiza, ukabona uburyo abikora atuje mu buryo bwo kwerekana ko afite umuco mwiza wo kwakira abashyitsi. Byakubitiraho na bwa bwiza bwe butera bose kumva batamukuraho amaso, nkivugisha ku mutima nti Mana warakoze kumpa umufasha uhebuje byose gukundwa, akaba nyamusa n'inyange uw'amaso adahaga kureba.